nk'uko nyine ubivuze nibyo yapfuye nyine ari kuva i Bugande n'abashyitsi yari avuye gufatayo, ubwo rero nyine hazindi modoka irabagonga, abashije kuvamo umuntu umwe mu modoka ari muri koma, ko we n'abandi bamama babiri imodoka bagiye hejuru, nyine byanze kuvaho n'ubu ngo ntabwo iravaho, nyine byarangiye. Ubwo rero abandi bari mu nzira nyine bajyayo, tukagenda mu gitondo. Ntabwo dufite uko twabivuga, ntabwo dufite aho twabihera, ntabwo byoroshye. Umuryango w'abakunda Imana, w'abasenga ndetse n'abakunda inyigisho za Gikristo biragoye kubyakira, biragoye kubyiyumvisha. Ni inkuru y'akababaro, ni inkuru yo gutabaruka k'umukozi w'Imana kandi umwana w'Imana, ukundwa na benshi, wamenywe na benshi, wafashije benshi, wavuye benshi. Ntabwo uri ubura aho uhurira nabyo ukabona ko uyu muntu yari umuntu w'Imana. Aka kanya twakiriye amakuru, si amakuru twakiriye izi saha dushyireho iyi nkuru cyangwa se ubone iyi nkuru, ni amasaha amaze ikindi, ariko twabuze uko tubivuga n'imbaraga ntazo. Giti cyanjye ni ubwa mbere mpuye cyangwa se numvishe inkuru nkatinda kuyemera, nkumva ntibishoboka. Ibaye inkuru ya kabiri nyuma y'umuhanzikazi witwa Giselle Precious. Ubwo yatabarukaga byaratugoye cyane kubyumva, ubwo Thomas Yanga yatabarukaga byaratugoye kubyumvisa, ubwo Yvan Buravan yatabarukaga byaratugoye kubyiyumvisha, ariko uyu munsi ho birushijeho kutugora ubwo twumvaga inkuru y'uko Pastor Theogene Niyonshuti bakunze kwita inzahuke yitabye Imana. Ni inkuru igoye kuyumva, ni inkuru igoye gutangaza, biragoye, ariko Imana ntawibaza ngo wakoze iki, icyo wabihisemo wabigenje ute. Wishimye irasarura, ni nk'uko wajya mu murimo ugasanga imyaka yeze ugasarura. Igitondo cyo kuri uyu wa 22 nibwo uyu mukozi w'Imana mu kazi ke asanzwe akora, kuri uyu wa 4 kino cyumweru turi gusoza, yafashe urugendo yerekeza muri Uganda, aho yari agiye kuzana abakozi b'Imana. Yaragiye agerayo amahoro. Uyu munsi ubwo bari kugaruka, ubwo turi kuvuga kuri izi tariki 23 cyangwa se kuri tariki 22 ubwo bagarukaga, nibwo baje gukora impanuka ikomeye, aho baje kugongwa cyangwa se kugwirwa n'imodoka ya bisi izwi ko ari ya agence ya Simba cyangwa se zo bita Simba zo muri Uganda, wenda bajya bakorera ingendo, murabizi cyangwa se murazizi. Yabagwiriye, imodoka yarimo abantu 4. Makuru ahari nuko Pastor Theogene we yahise yitaba Imana. Harimo undi muhanzi witwa Donald hano mu Rwanda, igihe twakoraga inkuru batubwira ko we yaraki muri koma. Uwarokotse iyi mpanuka niwe wahamagaye madamu wa nyakwigendera inzahuke amubwira aya makuru, ndetse na nyuma yaho umusaza w'umugore wa Pastor Theogene Nzahuke nyakwigendera intwari nawe yaje guhamya aya makuru, kuko we asanzwe ari muri Uganda, ubwo ko ashobora kuba we yantageze impanuka yabereye. Ubwo twakoraga iyi nkuru umugore yari ataragera aho ngaho, ariko nawe yamaze kumenya iyi nkuru. Umuntu dukurikiye natwe twifuza ko twatangaza inkuru nk'iyi, ariko byabaye ngombwa. Tumwifuriza iruhuko ridashira. Turabizi neza ko aruhutse neza. Pastor Theogene yari umukristo, yakoreye Imana, ibyo ntawe bishidikanyaho. Mu mbaraga ze nke, mu minsi ya nyuma yari yagize ikibazo cy'akaguru, akora impanuka, murabizi umuhamya yatangaga, Imana iramurokora. Hari n'ikindi gize kujya mu mazi bari asa nkagiye kumutwara, ariko nabwo Imana iramurokora. Ariko kuri inshuro ubwo niyo tariki itari nziza ku bakristo n'inshuti za Pastor Theogene Nzahuke n'abandi bose bakurikiye inyigisho ze n'abandi bamukundaga mu ibanga. Ni inkuru itari nziza, ariko Imana ishimye gushyira mu matwi yacu, ko nta wigisha impaka, nta wibaza ngo ukoze ibiki. Iminsi yashize nk'uko muri ubyumva muri iyi video, buriya ntekereza abantu bose bajya gupfa cyangwa se bajya gutabaruka biyumvamo akantu nubwo batamenya ibyabaye. Pastor Theogene ubwa mbere yari ari kuri altari akavuga yuko we n'umugore we bagiye gutangira kujya bagabana iminota, kuko yumvaga ngo umugore we yuko agomba gutangira nawe gutanga ubuhamya. Ahamiriza imbere y'itano yuko bagiye gutangira gusangira iminota, niba yigisha iminota 20 umugore nawe akigisha iminota 20. Ni ibintu Imana iba yatangiye gutegura.
twe tukayibona nk'ibintu bisanzwe nk'ibintu, ariko Imana yo iri mu muteguro wayo w'ibintu biri kubera mu ibanga tutamenye ibyo ari byo. Pastor Theogene si ayo magambo gusa yavugiye muri iryo teraniro, kuko twari duhari nka Nkunda Gospel twarabyiboneraga. Yanavuze uburyo se hari ibyo yapfuye atagezeho cyangwa se yapfuye yifuza, ariko Theogene aharanira kugira ngo ibyo byifuzo bya se bizagerweho, inzozi za se zizagerweho, kandi se ntazazi. Ntabwo nasoza kuvuga ntabasomeye iyi nkuru, reka nyisome kugira ngo ni ikinyamakuru kimwe cya Gospel cyo mu Rwanda gitangaza amakuru y'iyobokamana byanditseho. Ntekereza kiri mu bitangazamakuru, ibinyamakuru twavuganye tugana umwanya munini, nta burenganzira namusabye no gushyiramo amajwi, ariko twavuganye umwanya munini mubaza. Iravuga ngo mu ijoro rya tariki ya 22 Kamena 2023 hagana saa 5 z'ijoro nibwo inkuru y'akababaro yatangiye gukwirakwira hirya no hino ko umushumba Theogene niyo nshuti yitabye Imana ubwo yari ari mu modoka ava i Kampala. Pastor Theogene yahagurutse Kigali mu gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki 22 Kamena 2023 yerekeza i Kampala agiye kuzana abantu baravuye muri Amerika. Ubwo bari mu nzira bagaruka nibwo basitwara abagenzi ubwoko bwa Simba yabagonze ibikubita hejuru. Yamaze kumenyekana nuko ubu bakiri kugerageza kureba uko babavana munsi y'iyo kamyo, gusa uyu mushumba biravuga ko yamaze gushira mu mwuka. Twihanganishije umuryango, ndumva bingoye gukomeza kuvuga iyi nkuru. Byabaye byarangiye, bisigaye no kwegera umuryango tugafata umugongo tugakora ibishoboka byose, ariko Imana yashimye ko bibaho. Gusa biratangaje, hari umushuti wanjye mbyenga Imana nta marangamutima igira, ariko uyu mugabo bimwe mu bintu abantu ba hafi bamuzeho nuko wenda nubwo agiye hari ibintu byinshi mu byo yifuzaga, mu byo yari afite muri gahunda ze, muri viziyo agiye atagezeho. Aho ari naho wenda umukoro w'inshuti ze n'abavandimwe uri, ndetse nawe uri kumva ikintu kiganiro uri, kugira ngo niba hari umusanzu watanga, niba ari cyo wakora icyo ari cyo cyose mu kuba hafi y'umuryango. Pastor Theogene Nzahuke yari afite abana arihirira, yari afite abana yakuye mu muhanda, yari afite abo twita ba mayoni iki yitagaho, yari afite abo yahaye ubuzima, niba ariko nabyita, bari bakimukeneye ko akomeza kubitaho. Ariko nubwo agiye, Imana yamuhaye ubuzima iracyahari. Katwizere ko uko imujyanye yari imbaraga z'igihugu, yari imbaraga z'itorero, yari imbaraga z'umuryango we, ari nako igiye kwempoweringa cyangwa se gushoza uyu mudamu kugira ngo abashe guhagarara muri izi nshingano. Ni icyuho gikomeye cyane.